yamuhawe muraho neza mama namake neza ba meze neza ego namahoro urakomeye cyane ko watuje cyane aha niko nsanzwe niko nsanzwe bizi ni sawa muraho neza mwese aho muherereye kubo bwije mwiriwe mute kuko bukeye mwaramutse mute kandi mbonereho no kwihanganisha abatameze neza abagize ibyago mwihangane Uwiteka arabibona azabatabara rero hano mfite umutumirwa umumama mwiza cyane nifuza ko tuganira kuri topike ariko mama watangira wibwira abantu ntabwo bakuzi n'ubwa mbere ugeze kuri kamera urakoze cyane ku mazina yanjye banyitwa Sara ni Nyamujereti niryo abantu benshi bamenyereye yego rero ndagira ngo mwumvise uko yitwa ngira ngo muze kwandika muri komenti mumuhereze ikaze njye namuhaye ikaze tayagaranye kuri muha rero mama topike nifuza ko tuganiraho ni topike igendanye hashize maze iminsi mbona ku kintu cya divorce ugasanga umwana w'umukobwa reka mbyite wenda umugore kuko iyo umuntu iyo yubatse deja aba yabaye umugore ugasanga umugore akoze mariage igihe gitoya agize ibintu adahurijeho n'umutware wiwe divorce irabaye tugahora twibaza ese ni iki kibitera ibintu nk'ibyo mbega bamwe bakavuga uti wenda n'uburinganire bwaje ibiki sinzi nkawe ufite ubumenyi bwinshi kundusha wagira icyo ubinganiriza ese ubona ari iki gitera divorce urakoze cyane divorce zireze ngira ngo turaganira twembe n'uguhanana ibitekerezo divorce ubu nyine zabaye nyinshi cyane cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge kandi kera iwacu amadivorce yari gake twavuga ngo ni nka 5% ntabwo byakundaga kuhaba ariko ubu nyine dushobora kuba tugeze nko kuri 60-70%. Nibyo? Yes, ni ibintu ndango bari mu kubyuka umwe yabona uwabo yumva bitaba atamurimo cyangwa yabonye kandi kana hanze kamubwira ati dutandukanye. Ikibazo kiri mu kuba hari ntekereza ko abana nta nyigisho bahawe zo kubana zihagije. Kuko njyewe ndahaguruka ngiye iwacu ngiye kubaka nawe uvuye iwanyu ngiye kubaka twigura turi abantu babiri yego bishaka kuvuga ngo hari ingeso zawe ufite naje ubwanje hari izo mbafite ariko kandi muri cyagihe bishaka kuvuga ngo muri za ngeso duhuje turi babiri ya mico duhuje turi babiri hari pare na marene icyo bashinzwe no kwicara bakatwigisha twarangiza pasiteri nawe nicyo ashinzwe ni ukwigisha imibanire yiwe. Ikindi kandi ikibazo cyabaye cyatumye amadivorce yiyongera mbere murabizi ko umwana yakirwaga inama na nyirasenge yamara akakirwa inama na nyirakuru kuko mu muryango abo bantu nibo wegera cyane cyane umwana w'umukobwa. Yego nubwo abagabo basenga bavuga ngo nta mugabo usenya ariko kuri iyi urugo n'umugore urugo n'umugore wagize umugisha ukabona umugore muzima uzakwanga byakunda urugo rurubakwa. Umugore ni mutima w'urugo. Ni umutima w'urugo bishaka kuvuga ngo aho kugira ngo uhure n'umugore mubi mu rugo wahura n'umugabo mubi kuko umugore ari umutima turabizi ingingo zose dufite ziruzuzanya ariko udashobora kubura ijisho irireka reba ariko
ariko udafite umutima ubuzima buba bwahagaze. Umutima njyewe nizera ko ari rwo rugingo rugize umuntu, ni rwo rugingo rukuru. So niba umugore ari umutima, umugabo wundi wacu, umugabo yari wo kugenda agashakisha, yamara umugore akaba kubyara. Ubu nyine mama ngo byabaye uburinganire, ni uguca undi agacaha bagahura kuri wa mugoroba. Bamara guhura kuri wa mugoroba sinsanze ni byiza kandi cyane, tugomba gusobanuka bitewe na viziyo tugezemo cyangwa se bitewe n'aho tugeze ubu nyine. Si no kubwira ngo umugabo ngo azagenda ashakishe ino muri Nairobi yishura inzu, yishurira abana, ashaka ibyo kurya, nawe azakwiteho. Icyo kintu ni ikintu kigoye cyane. Urumva ari umuntu umwe, iwacu twarahingaga hano utaguhinga. Iyi ni ikintu cyose ni ifaranga. Takataka ibishingwe ino ni ifaranga, iwe se ni ifaranga. Aho ikintu cyose ni ifaranga. Iri iwacu ibintu byose ibyo ngibyo ntibyabagaho. Runaka yabaga afite mukabisangira, n'abantu b'abanyamwigendaho. Mu gihe rero mu madivorce yose nimba umwana atarabonye, ese uwo mwana azabona umwanya wo kwicarana na nyirasenge gute? Nyirasenge arazuka yikwanga aja gushakisha. Abana nibo bafite, nibo bakoze. Arazuka yigira muri Kinyozi cyangwa yigiye kuzunguza ibyo bitenge cyangwa protector cyangwa ikindi kintu. Ese wa mwana azabona umwanya wo kugira ngo azabone umwanya wo kuja kuganira na nyirasenge ryari cyangwa na nyirakuru, kugira ngo azabone uwo umwanya ni gake cyane ko mu bihugu abo twahungiye akenshi usanga umwana w'umukobwa ari muri geto yiwe wenyine, aragenda ashakisha ubuzima, arazuka agenda n'atanu umugoroba afite umuruho. Wa muruho mbagiriwe Chelsea ayitahe abahita yigira kuri WhatsApp cyangwa agenda ariko umuntu akwa bitundu arike. Ese wa mwanya w'ibiganiro nta mubyeyi umuri iruhande ngo aramubwira inama, nta nyirasenge umugiriye inama, nta nyirakuru. Naje muri blood shower, iriya si ni blood shower cyangwa ni baby shower, ni blood shower, narangiza nayeshamo marene cyangwa se abantu bagiye kumukorera blood shower, ntabwo uzicara ngo asasa inzobe amubwire buri kimwe cyose. Ese cyangwa tuvuge ko agiye kumubwira guca ko rugo, ese nakubwira ngo iki kintu kigenda guca kiba cyo tuzobifata, biragoye cyane. Shaka kuvuga ngo rero abana ntibakibona umwanya wo kuganira n'ababyeyi, ari bo bashangazi, ari bo ba nyirakuru b'abana, ari bo ba marene ba pare ba marene bo nyine. Umuntu ari gushaka ufite akayobe, mufite isura nziza, uri kwite za posteri ukavuga ngo ugiye kwitwikira nkuko marene w'ifoto gusa, ifoto gusa. Ubu niko musigaye mubyita ngo ni ukwimanukira bagatwika, agashaka wa wundi gusa uzagaragaza ifoto yiwe nziza, kamera ibe nziza, akumva ko urugo ari urugo, ariko urwo si urugo. Urugo ni abantu babiri, wibuke ko ari abantu babiri bahuye bakuze. Ufite ingeso kuyi iwanyu, nanjye ufite izo kuyi iwacu. So bya bintu kugira ngo wa mukobwa nimba wa mutima w'urugo adashoboye kubyihanganira, nimba atarigishijwe ukuntu agomba guca bugufi, kandi buriya ikintu ahanini gituma urugo rusenyuka, nta biganiro, nta mwanya bahana ngo baganire. Muri kunyumva? Kuko nintaguha umwanya tuzamenya ikindi, uzakimenya uzakimenya gute tutagane tuticaye ngo nguhe umwanya tuganire tumenye ikindi. Ariko ninguha umwanya nkumva ko ibyo nkora byose ndagenda nshakishe ntagushakisha, ariko nidutaha tugende tuviye twagavuye, nitumara kuruhuka twiteye ayo mazi, turariye turarangije, tugombe dufata umwanya duhanane umwanya tuganire. Ese iki ni iki kimeze gute, iki ni iki kimeze gute, iki ni iki kimeze gute. Niba abandi babandi bicara baganira umwanya wo kuganira, tibazahararukwana, niyo bahari wakoze kose bazaba bicara kubera bahanane umwanya barariganiraho bamenye uburyo barikemura. Ariko se nimba tudahanane umwanya, zabisuza gusa nzazimenya, nawe tuzamenya izanje. Bishaka kuvuga ngo yaba divorce azoroha kugira ngo ahubwo se njya numva ngo ariko ni nabyo uburere ngo buruta ubuvuke. Ntekereza ko umwana w'umukobwa akura, yamara gukura yatekereje gushaka, mbega nyine kuba yashakwa,
haba hari ibiganza yavukiye, haba hari fondasiyo wenda aba yarahawe. ahubwo se sintekereza ko wenda ndumva ko wenda ababyeyi ari nk'abo bafite amakosa, kubera yuko umwana iyo wamuhaye fondasiyo ukamuhereza nyine ukagerageza kumuganiriza cyane nk'umwana w'umukobwa. Abakobwa hari ukuntu hari ahantu bahurira na mama wabo, buri topike yose mukayiganiraho, ntumutinye ntuvuge uti iyi nguyu nawe mwikure mu nda, buri topike yose mukayiganiraho. Njye ntekereza yuko umubyeyi wakoze icyo kintu akaganiriza umwana we neza uko ashoboye, akamuhereza fondasiyo, iriya buradishati bajyamo njye sinyihereza imbaraga cyane, ndetse nta mbaraga muhereza, ahubwo ndatunga urutoki yavukiye mama wameze uti, cyane imbere n'imfubyi ndanenga ba nyirasenge n'abandi. kuko watanga ivuga sorry wavuze ngo uburere butuvuke neza, ariko kandi twibagirwa ko twagiye mahanga. Wa mwana w'umukobwa abyuka aje gushakisha, n'umubyeyi arabyuka agenda ashakisha. Noneho kandi wibuke ko abana b'iki gihe kugira ngo umwana azicare yumve umubyeyi amutegera icyo umubyeyi yavuze. Ese kuvuga ngo iwacu ko ibyo divorce ko zitabagaho ntazakabaga, kubera ko iwacu bari banyamwari. Umwana akicara akaba azi umwana nimba ageze muri iyi myaka ngomba kwisunga, iyi ni imyaka yo kwegera shangazi cyane, iyi ni imyaka yo kwegera kaka cyane, yewe na mama. Buriya ababyeyi ntihari cyane nka ba nyirasenge b'abana na ba nyirakuru. Ababyeyi ni kwa kundi nyine umubyeyi ahozaho ubu rero akabuguha. Ariko se muri iki gihe cya none tuvuge ni muri faye wenyine, umubyeyi azabona umwanya wo kukubwira gute? Cyane ko ubu amafaranga yarikoze byose, umwana atangira gukorera ifaranga, umubyeyi yagira ngo aravuga umwana agashibuka. Nta mwana ukicumva impuguro z'umubyeyi, aba yumva ko yaje mu mushasha, umubyeyi akigira nyirandabizi, akumva ko rwa rugo nta cyamunanira kiburimo, ntazi icyo rwa rugo rubamo. Akumva ko niba yarakuriye i Rwanda agakurira i Burundi cyangwa n'ahandi hose, akumva ko urwo rutamunanira. Nyamara si uko. Urugo ni ikintu gikomeye cyane, ni izindi nshingano ufashe ziruta za zindi uvuga ngo urakorera umushahara ugenera umubyeyi aya nawe umenye ngo uragenda. Urugo ni ikintu wicara hasi ukabanza ugatekereza ukavuga ati simfashe umwanzuro, noneho wa mwanzuro wafashe ukaba hari inama ngenderwaho y'urugo, hari amakuru uba ufite y'urugo icyo ari cyo. Naho mwebwe ni abasirimu ni kwipodowa gusa, wambaye akamini wumva ko uberewe, bakubwira ngo uri simati, ukumva ko uri simati no mu mutwe, kandi mu mutwe uri idebe gusa n'igikorwa cyuzuyemo, ntiri ushobore kwicara mubwirwe inama. Ukubona umubyeyi wawe akubwira iki, ukaba wumva ko uzakubwira ari umuturage. Kera uzamenye ngo iwacu ubwo umwana yaramaraga akikwiza. Iwacu yari wa mwana umwari wawe winjira mu nzu saa 12. Kera iwacu yari wa mwana utinya Imana n'abantu agira n'ubupfura bwinshi. Ariko si byo biracaho, ibyo ntitubikibaho. Umwana w'umukobwa uramusanga ahagaze kuri mazabawu yambaye ijipo rigera hejuru y'amaviri, ifite pasura, karamuneza kagize gute. Umwana w'umukobwa uramusanga hagararanye n'umuhungu ko baramagenda mu ibarabara bafatanye. Iwacu ibyo bintu zarahabaga. Nuhagarara ngo uramubwira wenda uri nyirasenge uramuhamagaye umubwire ngo umwana wanje ko bari mu kuvuga ngo uri mu kwitwara nabi, si uko bisa bigenda. Umwari si uko, umwari n'uwambara kwikwiza, umwari n'uwubaha, umwari n'ugendera mu nama z'abakuru, umwari nuko yabaga ameze kera. Ugahita wumva ko bitakubwiye ni ubuturage afite, ukumva ko nyine muri make we ugahita umufata nk'aho ari hasi yawe. Kandi nyamara umusirimu si ico. Umusirimu ni umwana ugendera ku mpanuro z'ababyeyi n'abantu bakuru.
umwana wubaha, umwana ugendera ku ndangagaciro z'umunyamurenge cyangwa se indangagaciro z'uwariwe. ni bose yego buriya si n'indangagaciro z'abanyamurenge gusa, ni indangagaciro z'uriwe z'uriwe cyane. Ibyo byo ndabyumva, ariko sinzi wenda impamvu utarimo kumva ko hari akantu wakomojeho ngo ababyeyi ngo ba nyirasenge ngo si ngombwa ngo ababyeyi batanga ibitekerezo cyane, ngo ba nyirasenge ngo nibo bagakwiriye kugirana komunikasiyo n'umwana. yego n'umubyeyi si bibi sinabyanze, ariko kandi umubyeyi buriya hari amagambo amwe n'amwe umubyeyi atazaya amasasa ngo abwire umwana w'umukobwa yose, ariko kandi nzita ko ari ubujiji. kubera ko iyo iwacu nzakunda kubivuga, twabaga urabona nk'ukuntu twaba turi mu ruzitiro. iyo uri mu ruzitiro tuzi umenya ikibera munsi inyuma y'uruzitiro. mu ruzitiro ni mu ruzitiro uguma ahantu gusa. muri make ni wa muco wacu twiziringagaho, ni bwa bwoko bwacu twisanganagamo. noneho ugiye hanze y'uruzitiro usanze umuco wenda tuvuge w'abanyakenya, kuko wagiye abanyarwanda cyangwa se nimba ari abanyarwanda nimba ari abanyamurenge baciye umugani baravuga ngo ugiye uburyo asaze azirya azimira bunguri. noneho ukumva ko uragenda ufate wa muco wa cyangwa igihugu wagiyemo, kandi bibiliya iravuga ngo iyo wameze imfizi rutarutara wabaye ugure. abana b'iki gihe tubakicumva yewe mwana wivuga ngo ababyeyi bararusha, uramubwira agahita atangira ngo kwani we mama iyo kitu nasema kushua ukamubwira umubwira none umwana nahagarara akaba kushingana ijosi. kuri uyu mubyeyi nta mubyeyi ubaho utazuhana umwana tawe. ariko ntekereza ko ababyeyi nabo hari uburyo bwiza bwo guhana umwana kandi akakumva. ahubwo hari ikintu ababyeyi bikanga akigira ko gukankamira umwana cyangwa se kumuhahamura cyane, ariko guhana. ntekereza ko umwana wegereye ukamutwara buhoro buhoro ashobora kugenda kumva, agenda yumva pore. kurera ni uguhozaho, kandi burya bajya bavuga ngo aho umubyeyi ararangwa n'ingobyi. bivuze ngo rero uko kurangwa n'ingobyi harimo no kuba kwiyegereza umwana ibintu nyine nk'ibyo. rero nkibaza nkatekereza ko izi divorce ziba harimo n'uruhare ruke rw'uburere buke buba bwarabaye. nkibaza ni iki wakangurira ababyeyi? nawe wagiye mutazi icyo mugiye gukora, ukumva ko dore ikibazo cyabaye cyangwa mu mijyi umwana ari mu gukura yabona umwana wari runaka aragiye akaba yumva nawe ati naje byakwanga byakunda guca ingenda. kandi mu by'ukuri tuzi wa mwana wa runaka afite ihe mico, tuzi wa mwana wa runaka yarezwe gute, tuzi wa mwana wa runaka afite izihe nama, tuzi wa mwana wa runaka ngo byagenze gute. nawe ukumva ko ugomba kuba kamwe umwana wa runaka. ugiye kubera ko umwana wa runaka cyangwa se urungano rwawe abandi bashatswe, ntubwire wowe wikuriye ino mu mijyi uri mu kwirirwa uja mu tuzi twawe gusa. nta mwanya w'ababyeyi ngo babe bakugira inama ngo wice uganire nabo, nta mwanya ubona wo kuganira n'abantu bakuru wabaye bize n'ifaranga. ntiwaha umwanya ababyeyi ngo bakubwire inama, bakubwire ngo uzubakwa gutya, hakubwira yamara gusatse n'isoni, hakubwira ati noneho umubyeyi bimeze gutya. ubundi dore ukuntu zakagombye kugenda muri iki kinyejana tugezemo, bitewe n'uko ababyeyi cyangwa se bashangazi ubu ngubu hari n'igihe umuntu asanga nta n'uwo wenda nta nyogosenge kubanira. noneho muze mushaka ba marene cyangwa se mu gihe ubona ugeze mu gihe cyo kubaka, shaka inshuti z'umuntu ubona ari mu rugo kandi urugo ruzima. nawe se urashaka marene nawe burara rurusenyuke zirara zisha hazokubwira ukuntu wiwe ahora agahinda. wumva nawe wamushaka warahahamutse uvuga ngo yewe niko zubakwa. kandi suko urugo ni ijuru ritoya.
urugo rwiza ni ijuru ritoya kandi burya umugabo wahawe n'Imana cyangwa umugore wahawe n'Imana umugabo ni akamana gatoya ufashe umugabo neza umugabo akakubera umugabo muzima mwiza wahawe n'Imana mu by'ukuri kw'Imana nta paradizo irenze urugo rwiza urugo rwiza ni paradizo bishaka kuvuga ngo ni iki niwo wa mwanya uwanyu umwanya urukundo ntabwo ari amagambo urukundo si kwa kundi mubyita nibyashira ishusho utuntu ngutwo twatuzina twa sweet na za shuhu na za cabbage si na za sukuma wiki sibyo urukundo niba umuntu urukundo uzamuhe n'umwanya muganire burya ibiganiro burya umuntu mwaganiriye turabona nyine ko twaganiriye ushobora kukubwira ngo ndaribwa umara kubwira ati niba ari umuti wo kuribwa ushobora kuba mufite cyangwa ukandangira ufite n'umubwira cyangwa ukawundangira kubera ko twicaranye turaganira noneho cya kintu udakivura gikire wandegereye bishaka kuvuga ngo timukaza n'umubuga ngo ubanye n'umuntu muri faransaye niba ari faransaye niba ari faransa ibyarindi byanyu n'ibyo uze wicaranye n'umwana mwicarane cyane kuruta telefone mwicarane cyane mugirane ibiganiro byinshi umwana ni umwanya niba nako kazi mukagiyemo nimukavamo mugende muterere mugari w'abarundi mubanze mushire ubwenge kugende mubone ubwenge bugiye kugihe mwicare muganire urugo rwacu tugomba kwiteza imbere gute ese ibi nibi aka kantu mu gitondo wagiye undakariye ariko ntibyari byo kandi umugore ni wemera amakosa yose kandi ntayo wakoze nayo utakoze nibyo cyane kugira ngo ukumire wari uzi ko iyo urugo rwasenyutse divorce yabaye umugore ni uzuseba umugabo kugira ngo umugore azusebe umugore ni uzuseba noneho kugira ngo ukumire zabira bishaka kuvuga ngo ikosa icyo ari cyo cyose umugabo azaza yakubwira ati se ni iki gituma wenda cyangwa akamubwira ngo ayo mafaranga wayakoresheje nabi biki kandi wenda mwahashe mwagize gutara kuvuga ngo ayo mafaranga mwayakoresheje nabi kandi ya mafaranga wenda yakubwira ngo uhereze mu mushiki wiwe cyangwa wohereze mukecuru wiwe cyangwa se ufate muguremo iki kintu ntabikubwiye tubikoze nura kumwa kandi aratangira yitotombagire gute agenda arakaye nagaruka amare kabiri arakaye wakoresheje ifaranga nabi kandi wabimubwiye siko noneho numara ikintu uzokora wowe uzicisha bugufi kuri we timuvuga kose ko ari wabikubwiye uzamugenda uce bugufi mugabo mwiza ni iki cyabaye ndabizi nakoresheje nabi ifaranga mu buryo utambwiye njewe niba yakoresheje nabi mbabarira ntibizongera kandi tumva muze ngo nakoresheje nabi mu buryo tutabivuganyemo kandi mwabivuganye mwabiganiriye ariko urazigaruriraho wenyine ubyishyire ku mutwe werekanye ko ari wakoze niba n'icyaha kandi nyamara si wowe cyagiye umugabo ni kabombo ari amahonga yamamera nk'igize ku rubaho y'amahonga y'amavuga yiwe tumusozi imbabazi nta mugabo wakwaka imbabazi ngo areke kuziguha tibibaho ibyo uvuga byo ni ukuri kubera yuko na Bibiliya iravuga iti mugabo ugomba gukunda umugore wawe nawe umugore ugomba kugandukira umutware wawe kuganduka bashatse kuvuga nuko cyaba bugufi imbere y'umugabo umugabo ari mu mutwe dore ko abagore bari mu rugendo bakamingare mu ngo ukumva ko dore ikibazo cy'abana ugasanga iwanyu babishoboye ndatundurutse iwanyu barishoboye kuruta umunanda wawe umutware wawe wenda barishoboye siko kwa kundi bishoboye iwanyu cyangwa iwanyu mwigize umugabo ariko agasiko ndiganenda umugore ko murabibona nawe noneho iwanyu baratwishuriye hari wenda papa wawe arishoboye twishoboye ndatwishuriye inzu wenda kwa kundi ndatwishuriye inzu ukumva ko ugomba kunkandamiza cyangwa ugomba kunsuzugura kuko iwanyu hari ikintu hari ubufasha baduha kuko niba duhari ubufasha wo kumva ko ugomba kunsuzugura ariko umugabo iteka ryose ni umutwe kandi umutwe Imana iki kintu kiri hano hejuru shaka kuvuga ngo uri hejuru
yawe so rero niba ari hejuru ugomba kumucira bugufi mucira bugufi umugabo ni umucira bugufi niko kumugandukira ikintu ubundi jambo ry'urugo riba mu kanwa rihora mu ryakagombye guhora mu kanwa nimbabarira umugabo azagira gutyo wamuca urwara nabi aratashe akavuga ati mugabo mwiza ko mpaye mbona inzara zakuze tumugiriye imbabazi tumuganiriza guca inzara uramubabaje ukwiye kwamara akaragucyo akamanga no kurya akavuga ati mugabo mwiza mbabarira sinabishakaga numubwira ngo umutware mbabarira sinabishakaga hari amakubabarira y'amayoro abagabo imitima yabo ni nk'ibitiga ibyiyumva muri imana niba rero rya jambo rya mbabarira ntabwo ujanye mu rugo ntabwo urwo ruzubakwa bivuze ngo kuganduka k'umugore ni mbabarira no guca bugufi n'ibiganiro hagati yanyu mwembi ibyo bintu wabikoze mu rugo urugo rwanyu ruzaba paradiso ni ukuvuga ngo urwo si uguhangana sima urugo ntabwo ari mayi na twirwaneho si uko ugize neza ndumva ufite ibiganiro byiza cyane buriya kuganira n'abantu bakuru ni byiza ngewe nkunda muganira utaganira n'abakuru utazamenya icyo se yasize avuze n'ise cyangwa n'isekuru ni nk'uko ibyo uvuga byo ni ukuri mubyeyi ahubwo ku kigendanye n'abagore nyine kuri izo divorce ziba ibiki ibintu byose bikubiye mu biganiro nicyo kintu natoye twaganiriye ariko ngira ibintu byinshi nkunguka hari ibyo nari ubumenyi hari ibyo ntarinzi kimwe naje kuko wari twavuze naje natoye urakoze cyane hari ibyo ntarinzi ariko ndishimye pe ndishimye cyane buriya ku kigendanye buriya urugo nyine nk'uko wabivuze ibintu byose bikubiye mu biganiro kandi kiri mu muntu niwe muntu rero ahanini inama wenda nakuyemo ni uko umugore ashobora kugira uruhare runini kugira ngo urugo rwe agire urugo rwiza agire urugo rwiza cyangwa rubi bitewe kwa kuganduka gukubiyemo ibintu byinshi cyane ariko kuwogira ibyaga akaza ngo mumere marene akamubwira uzamubwira marene uzamubwira oya ndishimye cyane buriya ubona ni nk'ibiki abagore wenda ni nk'ibihe bintu binini bibi ahanini ubona havamo gutandukana ni agasuzuguro umugabo akunda icyubahiro umugabo ahava akaje n'icyubahiro umugabo wamuhaye icyubahiro cyiwe nitwibanire icya mbere umugabo akunda icyubahiro mu icyubahiro cyiwe ureke kumusuzugura icya kabiri wikwihagararaho ngo wumve ko wigize ndigabo mu rugo kandi uri umugore hoza ijambo mu kanwa mbabarira urwo rugo ruzaba paradiso kandi koko ikintu cy'agasuzuguro gituma divorce ziba cyane mama urakoze cyane ndishimye nganiriye nawe ibiganiro byiza umumbuje mama wambyaye mu Rwanda uzaze mubere umubyeyi mama nta kibazo umumbuje niwe ajya nganiza ibiganiro byiza rero abakunzi banjye nari ndi kumwe n'umutumirwa umubyeyi mwiza cyane mwamubonye muze kwandika muri comment mumbwire nzaje niba yagaruka ariko ngendeje namukunze nakunze inama nazikunze cyane rero iki kiganiro cyacu kikaba ari ahangaha gisubikiye mukomeze mugire ibihe byiza abatameze neza Imana ibarinde nk'uko nabivuze mukore like mutange comment
muvuge ukuntu uri kubona umutumirwa wacu uburyo nyine yari kuganira. Rero bakunzi banjye, niba kubifuza yuko umutumirwa twazamugarura, mudukorere na share, mukore subscribe, turishimye cyane kandi ndabakunda cyane.